kandi twe turaririmbira hasi rwose. Biba mu gitondo imbuto zineza yubiba ku manywa n'ikigoroba rindira kozera maze basarure tuzatundimira tunezerewe tuzanezerwa tuzanezerwa idutundimira tuzanezerwa 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 idutundimira tuzanezerwa. Urakoze dirigeant, Imana igumugisha. Urakoze cyane. Haleluya haleluya. Ariko uko mudakomera Imana amashyi ni kubera iki? Ntabwo ngiye mbifata nk'ibisanzwe, ahubwo ndabishimira Imana. Bene data, nifuje kubasaba ngo muze hano imbere kuko mwagize uruhare runini cyane kugira ngo tubashimire, kugira ngo mumfashe kwakira abashyitsi bacu. Mwumve ko nabasabiye umugisha, kandi muze kubwira amakorari muhagarariye ko umushumba w'ururembo yabashimiye, yabasabiye umugisha. Haleluya haleluya. Kandi ko umusanzu wanyu mu murimo w'Imana, inkunga zanyu mu murimo w'Imana n'ubwitange ahantu mwavuye, nabonye nk'abavuye inkungu, abavuye hirya za Nyakabuye kure cyane, byankoze ku mutima, nubwo ntashoboye kubacumbikira, ariko byankoze ku mutima cyane, mbasabira umugisha ku Mana. Haleluya haleluya. Kandi mwagize uruhare runini, muhagarariye nabi Karongi, muhagarariye nabi Nyamasheke, kugira ngo twakire bari abashyitsi, mumfashe mubarebe nabo mubasabira umugisha ku Mana. Haleluya haleluya. Kandi abantu bajya bagira aho basohokera, ariko uyu munsi nifuje ko namwe musohokera hano mu nzu y'Imana, kandi mwabonye ko twari ibyiza byo mu nzu y'Imana. Tuze gufatikanya, tunezerwe, dutembere hano igihundwe, mwumve ko muguwe neza ko twabanye, tuze kugira n'isengesho dusenga n'abashyitsi banagiye, ariko mwumve ko turi kumwe, ko turifuza ko Imana idukoresha iby'ubutwari muri no rurembo. Amen. Hamwe n'ibyo rero andi magambo turaza kuyavuga twiherereye, ariko ndashaka kugira ngo nsabe nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Rusizi kugira ngo atambuke hano imbere. Hari igikorwa dufatikanijemo, twifuza ko twamutumiyemo ko adutangiriza muri uno mwanya, ndetse twese turi hano kuko nitwe turatwara ubutumwa hirya no hino. Hanyuma Rock na FAA bari hariya, ubwo icyo nabasabye mu gikore. Imana ibaho umugisha. Munyemerere dukomere Imana amashyi twakira umuyobozi wacu. Yesu ashimwe. Ndagira ngo ntabwo ngiye kubwiriza, ariko ndagira ngo usome ijambo riri mu Bakorinto ibice 7 umurongo no wa mbere. Ndagira ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda adufashe. Ibice 7 umurongo wa mbere handitswe ngo, nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Amen. Haleluya. Ndagira ngo amagambo nze kuvuga shingire ku butumwa bwiza. Nuko rero twiyeze iki? Duhereye he? Ku mubiri no ku mutima. Haleluya.
muri gahunda y'akarere twise tujyanemo, ni gahunda idufasha kugira ibyo dukemura kandi biranagenda neza. Ndagira mu minsi ishize mu karere kacu twagize umugisha wo kwakira igikombe cy'isuku mu gihe bava mu akarere ka nyuma mu mwanda. Dukwiye guha Imana icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangije gahunda ijyanye n'isuku. Ni gahunda rero twifuza n'ubundi gukomeza gutwara igikombe. Ibyo rero muri gahunda yatujyanemo dufatikanya n'amatorero n'amadini. Abi Kigali mwabona ari bidasanzwe, ntabwo bisanzwe ariko iwacu birasanzwe. Umuyobozi w'akarere afatikanya n'amadini n'amatorero kubera ko gahunda nitujyanemo. Ni umugisha rero ukomeye. Ibyo bibabwira nagira ubuntu nanjye bwo kuba umwe muri mwe aba n'umudiyakoni. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo mpagaze hano rero, iyo nje mu rusengero mbanje mu rugo. Ni nayo mpamvu gufatikanya biroroha, ariko n'andi madini yose turafatikanya twebwe hano iwacu. Aba ni abayobozi bakomeye cyane bafite intama bayoboye. Ni nayo mpamvu twifuje ko ubu butumwa ari bo tubuhereza kugira ngo bazabugeze kubo bahagarariye. Twatangiye rero urugendo rw'isuku, dusukura umujyi wacu. Abatari bahazi muze no kugerageza muhatembere murebe, hari impinduka zigenda zigaragara. Iyo yose ni imirimo Imana igenda ikora. Muri ADPR hari gahunda ijyanye no gutega udutambaro byiza cyane kugira ngo umuntu abashe guhanura neza. Ariko se turatega igitambaro ku musatsi umeze ute, ku mutwe umeze ute? Question mark. Umeze ute? Bivuze iki? Biravuze ngo twiyeze, ni ijambo ry'Imana. Twiyeze duhereye ku mubiri yacu no ku mutima wacu. Ndagira ngo rwose iyi suku turoncinze mu itorero rya ADPR aba ari isuku ihereye kuri twebwe ubwacu, ku mibiri yacu, ubo tuyobora. Niba uhamagaje abaririmbyi muri korali, iyi message uyitangiye. Isuku ku mibiri yacu. Tujya dukunda kubivuga hano tukavuga duti umuntu akaraba mu gitondo cya kare, abyutse akoga, yajya guhinga, twebwe turahinga ntabwo turi abanyamujyi, yajya guhinga, yajya gucuruza akagaruka nimugoroba akabanza akoga. Koga mu gitondo binajyana no kwibrosa byose. Wa musatsi mwiza ufite uba mwiza, ukomeza kuba mwiza mu gihe uwo ugize ute uwozemo. Twagiriwe ubuntu mu gihugu cyacu, nta muntu hakiba inda. Kera bagiraga bagatora inda mu mutwe. Uyu munsi turashima Imana ko bitakiriho mu gihugu cyacu. Kera wasanga abantu abanyeshuri bagenda amaguru ameze atya. Uyu munsi ntawe wabibona. Imana nihabwe icyubahiro. Ibyo byose no kubera ubuyobozi bwiza. Ndagira ngo rwose ubwo butumwa bunajyanye yasuku, ariko isuku nziza. Kwa kundi tuvuga ngo roho nziza mu mubiri mwiza. Ndagira ngo Rock arambure iyi banderole itanga ubutumwa igira iti ubukangurambaga ku isuku, itorero ADPR ururembo rwa Gihundwe. Tugira isuku ku mubiri. Cya mbere ni ku mubiri, cya kabiri ni ku mutima. Turagira isuku hehe? Turagira isuku aho dutuye, mu ngo zacu, dutekereza kugira toilette ukayisukura ugashyiraho n'igipfundikizo. Aho dukorera birazwi ko ugomba kuba ufite pubere niba uri umucuruzi. Twa ducupa, nta ducupa mu muhanda twifuza.
nta bya bisheke mu muhanda twifuza, ahubwo isuku ni ngombwa aho ukorera hose. Yagera ku rusengero, hari igihe usanga ku nsengero mu by'ukuri gukora isuku ari ikibazo, ariko uyu munsi turabasabye kandi turabinginze abakozi b'Imana, mugabura by'Uwiteka yabashyizemo kandi mubikore mubikunze, kuko mu ijuru hari ingororano. Naho tunyuze hose biba biteye isoni nk'iyo uri umusirimu ukaba uri mu modoka wagenda ukanywa amazi ugahita ukujugunya mu muhanda. Igihe kinini turagenda tugatambika imodoka imbere y'uwo muntu ubikoze, tukamubwira ngo va mu iyo modoka, tora aka gacupa kuko nta mukozi wakodesheje. Kandi ibyo ngibyo birakorwa, nta mukozi aba afite mu muhanda wo kubikora ibyo ngibyo. Ku gacupa k'amazi nagafate akagendane ashyire muri puberi, aho dushyira puberi hose. Nibwo butumwa mu by'ukuri. Naho kunywa amazi ngo nukuri umusirimu ukajugunya hariya, ibyo ntabwo byemewe muri gahunda yacu y'akarere kacu. Hose naho dukikije, kandi ibingibi turabironshinze mu karere kacu ka Rusizi, ariko ururembo rwacu ni Rusizi, Nyamasheke na Karongi. Muhimana icyubahiro. Ikigeretse kuri icyo kindi, mwarakurikiranye mu minsi ishize cabinet yarateranye ivuga ku bijyanye n'amasaha yo gufunga utubari ndetse n'ibitaramo. Muzi ko saa 7 bitemeye kuba uri mu bitaramo, ariko ibyo bigaruka hano iwacu. Insengero nyinshi zirasakuriza abaturage. Umuturage akeneye umudendezo we. Iyo usakuriza umuturage, hari itegeko kuri kwica rivuga iki? Kuvogera ubusugire bw'igihugu n'umudendezo wa mugenzi wawe. Turabasaba kugira ngo utekereze insengero ushyiramo sound proof. Turimo tubarura insengero zitujuje ibyangombwa mu minsi mikeya, yaba bibabaje duhereye mu itorero rya ADPR tuzifunga. Yaba bibabaje. Hari igihe kigeze kugera usanga aho mu itorero ari twebwe twanze kwikingiza, ariko uyu munsi siko bimeze. Turashima Imana ko mu by'ukuri turi abaturage beza. Nkunda kubivuga, niyo nagira ubuntu nkajya mu biterane nkavuga ngo tugize Imana abaturage benshi bakizwa bakamenya ijambo ry'Imana, icyo gihe no kuyobora natwe byatworohera. Imana nihabwe icyubahiro. Ibyo tunakora rero nk'abakristo, ni byiza ko dusenga, turabikunda gusenga, ariko ujye wibuka ngo nyuma yo gusenga harya ni ikinza gushyira mu gifu. Ni byiza ko dusenga ariko tunakora. Dukwiye gusenga tunakora, tunatekereza ngo ejo nimba mu kwiyiriza ndaza gutaha hehe, ndahasanga iki. Umara iminsi 5 uri kwiyiriza, ariko wataha mu rugo ugatangira ukigorora kuko ntacyo wasize. Ni byiza ko dusenga Imana ariko tukanakora, kuko ni nako ijambo ry'Imana ridutegeka. Bavandimwe ba pastori, murabizi ko tujya tubasura tugenda tureba. Bweye murabizi ko ejo bundi twari turi kuganurayo. Ni byiza ko abakristo barimo borora, bagahinga, bagacuruza, kandi mujye munabasengera Imana kugira ngo Imana itange umugisha hatoya rwose. Uyu munsi ndashima mu itorero ryacu. Kera twavukiye mu itorero ukajya usanga ari itorero ry'abakene, ari itorero ry'abantu batize, ariko uyu munsi Imana nihabwe icyubahiro kuko dufite abantu bize tukajya n'abantu bakize. Ibyo biragaruka bikavuga ngo twibuke aho twavuye. Ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo inkike z'Yeriko amuhamagara ngo nasubireyo kubaka za nkike zagize ute, zasenyutse. Uru rusengero koko dukwiye kuba duhagaze mu rusengero rumeze rutya. Dufite abana bacu benshi bari hari i Kigali bakize, n'Imana yahaye umugisha, kandi igomeze ibahe umugisha, ibongerere, ariko bagaruke bibuke inkike zasenyutse. Icyo ngibyo binajyana na gahunda ya leta yo gutekereza ngo ibibazo byugarije abaturage, ibibazo byugarije abanyarwanda, mu by'ukuri umunyarwanda udafite toilette, umunyarwanda udafite inzu abamo, kandi twebwe Imana yaratugiriye ubuntu, tukaba turi i Kigali, tukaba turi hehe,
bantu batuye i Kigali bakomoka ahangaha n'abandi bakunda Rusizi, mugaruke twubake karere, mugaruke twubake itorero. Aha niho itorero ryavukiye, nta nubwo dukwiye kuba dufite urusengero rumeze rutya, ahubwo amatorero yose yarakwiye kuza akubaka ahangaha kuko niho urusengero, niho twahereye. Ndagira ngo rwose mbahamagare bakunzi, kandi ibi ngibi ni ukuri hari ingororano mu ijuru. Imana nibaha umugisha. Ndashimira regionali dufatikanije muri uru rugamba, kandi ndizera ndashidikanya ko Uwiteka azabana natwe kugira ngo dusoze amahoro. Imana nihabwe umugisha. Amen. Murakoze cyane nyakubahwa meya. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kubw'uyu mwanya. Nagira ngo mbabwire bakristo, cyane namwe baperezida b'amakorari, twifuje ko tubakoresha kubera ko nyakubahwa meya ngenda haba muri Rusizi, haba muri Karongi, haba muri Nyamasheke, byari byarankoze ku mutima nkababara gusanga hari umukristo urarana n'itungo kuri kino gihe. Namwe ni mu byumve, urarana n'itungo. Ntabwo twakomeza ngo dusimbuke ngo twishime twizurira umwuka wera hari umuntu urarana n'itungo. Ntabwo twakomeza ngo twishime. Ni ukuri birahari mwarimu Gerard, birahari rwose, birahari pe. Nuko na hariya mwavutse ku nkanka mumbwiye umwanya najya kubibereka. Murumva rero ntabwo mwagenda ngo mube muri ya nzu nziza yo ku Gisozi hari utuye, noneho niturangiza ngiye ninjya manuka irye pfi wanyu nsange hari umuntu ukibana n'itungo mu nzu. Namwe ni mu nyumva uwo mutwaro mba mfite. Hari abantu bagifite ibibazo, murumva ukuntu badafite ubwisungane mu kwivuza, kandi ibyago bitera bidateguje. Nta cyumweru cyari cyashira hari umwe mu bakristo bakorera umushinga uterwa inkunga na Compassion mu karere ka Karongi, yagize ibyago n'umudamu agwa muri dushe akubita umutwe hasi. Noneho rero bisanga ubu munsi turimo ADPR ifite ikigega cy'ubwishingizi kitwa Ubuzima Bwiza Foundation, turimo gutangiza kigiye kuzaya kivuza abakozi bose. Noneho rero dusanga ariko muri iyi minsi kuva ku itariki ya mbere abakozi batangiye kugikoresha, ariko bamara kwivuza kuko hari ibyangombwa bigomba gutangwa na benere lisanse yari itaraboneka, bagahita bajyana facture ADPR ikabishyura 85% y'amafaranga bakoresheje. Hanyuma rero bagiye kubaza uwo mumama, agiye kubaza kwa muganga hari Karongi kugira ngo bamujyane kumunyuza muri scanner i Huye i Butare, bisanga ambulance ni 400 na. Noneho rero atari yihutanye kugira ayo mafaranga. Ndababwiza ukuri, yahise yirukanka muri RSSB, noneho bahita bafata mituweli yiwe barayactiva, hanyuma ambulance yishyura 13,000 kumugeza hariya. No kuvuga ngo ibi dusuzugura byo kugira mituweli, hari igihe ibyago bigutera n'ibiki bya bindi byose byahagaze ukabona uratabawe. Hanyuma rero ndagira ngo mbasabe mu byumve ibi dukoze ntabwo ari uko turi kumwe n'akarere, ahubwo biri no mu mihigo yacu nk'itorero. Tuzagaruka mu matorero yanyu tujye tureba amaraporo, turebe niba hari abakristo badafite ubwisungane, turebe niba hari abakristo babayeho nabi, turebe niba hari ingo ziri mu makimbirane, turebe niba hari ababana n'umwanda, turebe niki. Ushobora muri repetition, mugira repetition nk'eshatu mu cyumweru, ushobora kuvana mwimwe ukajya gucukura umusarane w'umuturanyi wawe, aho mwahahimbira amakorasi akomeye cyane kandi Imana ikabaha umugisha. Aya ni masaha asigaye mukajya kuyaririmbisha. Niyo mpamvu twabahamagaye mudufashe muri urugamba. Byarambabaje cyane muri kino gihe kibiza, hakaba abantu hari Karongi, muziko hateye ibiza muri Karongi, hari abakristo biwanjye bageze mu 100 n'amagana, ariko harimo 16 bitabye Imana. Ibyago bikabasanga kumba akaba ari mu nzu ariko atazi ko munsi harimo amazi. Hama bitaba Imana turabashyingura. Abandi bava mu byabo, ibiza murabizi muri Karongi mwatanze n'inkunga zo kubashyigikira no kubafasha. Ariko hari abo washyiraga nka korogate kuko ubwo yavuye mu nzu ibyangombwa ibiki byose, aho kugira ngo amenye uko ayikoresha ahubwo akayirya agira ngo nakantu ko kurya. Ubwo urumva abantu ntabwo bazi, ntibazi no kwibrosa, ntibazi n'ikindi. Mbese turagira ngo abaririmbyi mufite uruhare, mwagenda mukigisha abantu, mukabafasha, mukabubakira, mukabazamura, mugakora iryo vuga butumwa. Dukeneye ivuga butumwa rivuga. Twakomeje turaririmba turabwiriza, ariko nimukora ivuga butumwa rivuga.
ndagira ngo nsabe perezida wa Silowamu yegere hino atubwire ivugabutumwa aherutse kujya gukora hariya umunota umwe gusa, mudusangize mutubwire iryo hishurirwa, mutubwire n'umusaruro wavuyemo kugira ngo bano bene data batwara ubwo butumwa. Ntabwo turi kubatinza, hari impamvu. Imana ibahe umugisha, mukomere Imana amashyi menshi kugira ari gutambuka. Murakoze cyane. Ivugabutumwa ngira ngo umushumba yavugaga niryo duherutse gukorera mu karere ka Musanze mu itorero ryacu rya Nyarugina. Ni itorero rigizwe ahanini 95 niba ntibeshye ku ijana ni abasigajwe inyuma n'amateka. Hanyuma rero bari badutumiye, ariko kubera ko batari bafite uburyo bwo kutwakira, bifuza ko twaza umunsi umwe, ariko twumvise uko bimeze tugira umutwaro, dukora delegation ibanza ijyayo gusura kugira ngo tumenye mu by'ukuri igikenewe hariya niki. Ese abantu bakeneye ko turirimba gusa? Ko twumvaga natwe nihishurirwa Imana yaduhaye kugira ngo tubanze tujyeyo. Agira abantu bajyayo basanga mu by'ukuri ntabwo ivugabutumwa rihakenewe ari iryo kuririmba gusa. Bituma rero tugira umutwaro, dutekereza n'ibindi bintu twakora bijyanye no gufasha abo bantu, atari abo gusa bari mu itorero, ahubwo naho batuye, kugira ngo ivugabutumwa ryacu ribe ryuzuye, kubera ko ivugabutumwa ubundi rikwiriye kuba mu magambo ariko no mu bikorwa. Ko kubwira umuntu ubutumwa bwiza, ku mugani w'umushumba akirarana n'itungo, afite inzu yenda kumugwira, afite inzu iva, nabyo hari igihe umuntu atabyumva neza, cyangwa se anabyumva ariko akabura uko abibamo neza. Rero twegereye ubuyobozi bw'itorero ryacu, n'abaririmbyi n'abaterankunga bacu, abafatanyabikorwa, ndetse dushaka n'inkunga handi mu miryango nterankunga, kuko twumvaga ari ikintu kidukoze ku mutima. Dukora kampanye, sinzi harimo ababimenye n'abatarabimenye, ariko turashima Imana n'itorero ryaradushyigikiye, tujyanayo tumarayo iminsi 2, turabiyegereza, turateka, tugaburira abantu bose bari aho ngaho, turasangira, turabiyegereza. Hanyuma kandi tumenya ko bakeneye n'ibyo kubafasha byazatuma n'imibereho yabo iba myiza. Twaraboroje amatungo magufiya, ariko ni umushinga utangiye. Hatanzwe mitiwere kuko kuzibona byari ikibazo, ndetse tugira n'umushinga ubu ngubu twatangiye kubarura ni bande badafite amatuwarete, ubwiherero bwujuje ibyangombwa, bafite amazu yenda kubagwira, n'ibindi byinshi bya bindi byose mwagiye mwumva. Ni umushinga twatangiye, natwe twarawuronshinze muyobozi, twarawuronshinze aho hantu. Dufite ivugabutumwa ryagutse kuko dufite gahunda ndende yo kuzavuga ubutumwa bwiza, n'abantu bo muri ako gace barishimye. Ariko icyo ngarukaho nuko n'umusaruro w'ivugabutumwa ry'abihana twarabonye. Twahageze bafite abantu 101, ariko ejo bundi batubwiye ko turi kwegeranya ubushobozi kugira ngo tujye kubagurira intebe, kubera iryo vugabutumwa twavuze, n'abaturage babonye ko umurimo w'Imana koko ukorwa. Ubu ngubu barabatiza abantu benda kungana nabo ngabo. Aho mperukira bari 77 bari kwigira umubatizo, baravuga bati noneho muzaze mudufashe no kugira ngo babone aho bicara. Rero ni ibyo ngibyo muri makeya. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha bene data, mwagize ihishurirwa. Ab'igihundwe mwabaza muti ko dutuye hano Kadashya nimurangiye ko ibyo bibazo tutabifite, ariko muze kumbaza, ndaza kubabwira uwo dusengana hano no kwitorero rya Gihundwe, ariko nawe ukeneye aho kuba muze kuza kubimbaza mu kanya. Ubwo rero ntimukavuge ngo nuko muba mu mujyi, ibyo bibazo birahari hose, birahari. Kandi icyo mbabwire, hari umudayimoni utirukanwa na kwa Jinara Yesu gusa, ahubwo nk'umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ikiro cy'umuceri. Hanyuma
umudayimoni w'amatiku akirukanwa n'akazi. Iyo abantu bafite akazi ibyo bari gukora, amatiku aragabanuka. Hari abadayimoni batirukanwa na kwa jina la Yesu gusa, ahubwo birukanwa n'imirimo n'ibikorwa kandi bakagenda. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hari abadayimoni nk'ab'inzangano n'amatiku, umuntu wamuha yakora ku rufaranga ntiyongere kugambanira abandi kuko aba afite ibyo ari gukora. Mujye mureka dusenge rero, dusenga dukora kandi tugakora dusenga. Ntabwo ari by'inzaduka. Aba bamisiyoneri batuzaniye ubutumwa, iyo batazana aya mashuri ubu ntaho twari kuba turi, ariko bazanaga ivanjiri ariko bakazana n'akazi n'imirimo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mbese turabijyanyemo, mbese turabifatikanije ko tugiye kubijisha aho turi hose hakagaragara neza, hakaza isuku, tugakora ivugabutumwa mu rurimi abantu bumva. Ababishyigikiye nimumfashe muzamura ibiganza. Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Hanyuma rero mwanyemerera ndagira ngo rwose dufatikanye mu bwo buryo. Nyuma rero y'amateraniro abaperezida b'amakorari turaza kuza n'ubundi kongera kugira ikindi kiganiro cyihariye kugira ngo turebere hamwe ko ibintu tugiye kubishyira mu bikorwa, ariko Rusizi, Nyamasheke, Karongi, hehe n'umwanda mu izina rya Yesu Kristo.